Reka twihute tugenda ku ngingo ya gatatu ivuga ngo guhangayikishwa n'iby'imibonano mpuzabitsina. Nanone kandi hari igihe inzozi nk'izi zigaragaza urujijo cyangwa se impungenge umuntu afite ku mibanire, nko kuba afite ubwoba bwo kuba yabana n'abandi, gutinya gukundana cyangwa se ibyo yagiye yumva mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, bigatuma abasha kuba yagira ubwoba bikarangira arose izi nzozi. Izi nzozi zishobora kugaragaza ubwoba bukabije cyane bwo kudatekana, wenda hari aho uba wumva wugarijwe cyangwa se ukaba udafite icyizere cy'ejo hazaza. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe inzozi zo kurota bagufashe ku ngufu cyangwa se gusambanywa ku gahato. Ese wigeze urota bagufashe ku ngufu? None se ujya ubirota kenshi? Ahubwo se wifuje kumenya icyo bivuze cyangwa se icyo bisobanuye? Reka tujye ku ngingo ya kabiri, intimba cyangwa se ibikomere wahuye nabyo. Hari abantu benshi barota izi nzozi cyangwa se barose izi nzozi kubera ibintu byinshi bagiye bacamo mu buzima bwabo cyangwa se bagiye babamo, nko kuba warigeze kuba wahohoterwa cyangwa se gutotezwa. Nubwo waba warabyibagiwe, ntibivuga yuko inzozi nk'izi ziza nk'ubutumwa bw'ibikomere bikeneye kuba byakira. Nubwo rero mpaye ikaze buri umwe wese aho mugiye murereye hose, bisa Imana ikomeze kugenda ibarinda ubwo mu Rwanda, muri Afurika no ku yindi migabane igiye itandukanye. Ubwo rero kabisa nkomeje kugenda mbashimira cyane ku bwitange mwagaragaje ku kiganiro nabahaye ku munsi w'ejo kabisa, aho twavugaga ku nzozi zo kurota usambana. Nabonye ko iriya video mwayikunze cyane kabisa, ku mbuga zanjye zose kuri TikTok mwayikunze birenze uburyo ubyumva wowe, ndetse no kuri YouTube nabo ndabona biri kugenda bimera fresh. Uyu munsi nabwo rero tuzanye inzozi kabisa zikunda gutera ubwoba uwazirose. Ndizera ko nazo muza kuba mwazikunda cyane. Ni inzozi kabisa zidasanzwe, nkwibutsa ko twazisangijwe n'umwe mu bantu badukurikira kuri izo umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Gahunda no gukora subscribe, ugakanda share, like and comment, ubundi tukagendana neza cyane. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe inzozi zo kurota bagufashe ku ngufu cyangwa se gusambanywa ku gahato. Ese wigeze urota bagufashe ku ngufu? None se ujya ubirota kenshi? Ahubwo se wifuje kumenya icyo bivuze cyangwa se icyo bisobanuye? None se kandi iyo ubirose bikubaho cyangwa biba byarakubayeho? Ibi ngibi ndetse n'ibindi byose uhise wibaza kuri izi nzozi, kino kiganiro kiragera ku musozo ubashije kumenya igisobanuro cyimbitse cy'izi nzozi neza cyane, izi nzozi zo kurota bagufashe ku ngufu. Icyo musaba ni kimwe, no kumva kino kiganiro kugeza kigeze ku musozo. Kandi ukurota bagufashe ku ngufu ni inzozi zikomeye cyane kandi ziremereye, kandi zifite ubutumwa bukomeye ku buzima bwawe bwo mu mutima ndetse no mu bwonko cyangwa se mu mibereho yawe ya buri munsi. Dore bimwe mu bisobanuro byazo. Izi nzozi ziba ziteye ubwoba. Dore impamvu ziba ziteye ubwoba. Inzozi nk'izi ntiziba zoroshye, ziba ziteye ubwoba, rimwe na rimwe zikagusiga ubabaye cyane, wumva wahangayitse, yewe wumva udafite umutekano uhagije. Ariko se ni iyihe mpamvu umuntu arota ibintu nk'ibi? Cyangwa ni ubwonko buba buri kutwereka ibindi biri mu buzima bwacu? Reka twumve ingingo ya mbere icyo ibivugaho. Gufatwa nabi no gutakaza ubwisanzure. Ibi bishobora gusobanura yuko hari aho wumva uburenganzira bwawe butubahirizwa, wenda nko mu rukundo, mu kazi cyangwa se n'ahandi, ukaba wumva woswe igitutu, cyangwa se ukaba ubuzwa gutanga igitekerezo cyawe. Inzozi zo gufatwa ku ngufu muri iki gihe ni nk'ubutumwa bw'ubwonko buba bukwereka yuko hari aho uri gufatirwa ku ngufu mu buzima bwawe, cyangwa se uri gufatwa ku ngufu mu buzima uri kugenda ucamo. Reka tujye ku ngingo ya kabiri, intimba cyangwa se ibikomere wahuye nabyo. Hari abantu benshi barota izi nzozi cyangwa se barose izi nzozi kubera ibintu byinshi bagiye bacamo mu buzima bwabo cyangwa se bagiye babamo, nko kuba warigeze kuba wahohoterwa cyangwa se gutotezwa. Nubwo waba warabyibagiwe, ntibivuga yuko inzozi nk'izi ziza nk'ubutumwa bw'ibikomere bikeneye kuba byakira. Icyo gihe rero ni byiza kuba wagerageza kwegera umujyanama cyangwa se undi muntu wizeye, ukaba wamuganiriza ku byagiye bikubaho.
Mbere yuko tujya rero ku ngingo ya gatatu, reka mbanze nibutse abantu bashyashya gukanda subscribe hano, twihute tugenda ku ngingo ya gatatu ivuga ngo guhangayikishwa n'iby'imibonano mpuzabitsina. Nanone kandi hari igihe inzozi nk'izi zigaragaza urujijo cyangwa se impungenge umuntu afite ku mibanire, nko kuba afite ubwoba bwo kuba yabana n'abandi, gutinya gukundana cyangwa se ibyo yagiye yumva mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, bigatuma abasha kuba yagira ubwoba bikarangira arose izi nzozi. Kandi bijya bibaho cyane kabisa, ndizera ko namwe hari abantu bigenda bibaho cyane. Rero nimba ari wowe bijya bikunda kubaho, ni byiza ko yatwandikira muri comment akatubwira ati kabisa ibyo mutubwira ni ibyo koko. Reka dukomeze rero n'ingingo yacu ya kane ivuga ngo ubwoba ndetse n'umutekano. Izi nzozi zishobora kugaragaza ubwoba bukabije cyane ubwo kudatekana, wenda hari aho uba wumva wugarijwe cyangwa se ukaba udafite icyizere cy'ejo hazaza. Inzozi ziza zikubwira uti reba neza uko ubayeho, menya ibyo ukeneye kuba wahindura kugira ngo wiyumve neza cyane. Nizere ko ibintu bikomeje kuba byagenda neza cyane, ariko nanjye ndi kugenda ngana ku ngingo ya gatanu kandi nkibutsa ko ndi kugenda ngana ku musozo. Ese izi nzozi kuzirota byatuma biba impamo? Oya, ntibivuze ko ibyo urose biba ari byo neza neza, ahubwo ni nk'ubutumwa bwo mu mutima bukwereka ko uhangayitse, ko wumva ukeneye kuba wakwiyumva neza cyane kandi ukumva ufite umutekano ndetse no gukira ibikomere byose. Rero niba urota izi nzozi kenshi, ni byiza gufata umwanya wawe ukisuzuma ndetse ugashaka ubufasha bw'inyangamugayo, zikagusengera kandi zikaba zanagenda zikuganiriza. Mbere y'uko ngana ku musozo rero, ni byiza yuko nabanza nkatanga inama cyangwa se nkahereza inama umuntu wese uba warose izi nzozi zo kurota abona afatwa ku ngufu cyangwa se asambanywa ku gahato. Rero ni byinshi cyane uba ukwiye kuba wagenda wamenya igihe warose izi nzozi. Rero reka turebere hamwe inama ya mbere. Niba bikubaho kenshi, gerageza kugira igihe cyo gusenga cyangwa se gutekereza ku buzima bwawe. Kabiri, gerageza kuvugisha umuntu wizeye, ubwo ni bwo buryo bwo gutangira gukira ibikomere byawe cyangwa se kubona ubwisanzure mu mutima wawe. Inama ya gatatu, izi nzozi ntizikugire mubi, ahubwo izi ngizi cyangwa se ibi ngibi ni nk'indorerwamo iguha ishusho y'ibyo uba wihishemo. Nizere ko izi nama muri kugenda muzumva neza cyane kandi mugomba kuba mwazikurikiza. Gahunda no gukanda subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza cyane. Ubwo rero reka nshimire buri umwe twagiye tubana kabisa muri kino kiganiro guhera aho cyatangiriye kugeza ahangaha kigereye ku musozo kabisa. Mwese muri abagaciro kandi Imana igikomeza kugenda ibahereza umugisha. Niba nawe warigeze kuba warota inzozi nk'izi, warigeze kuba warota uri gufatwa ku ngufu, ni byiza kujya muri comment ukanyandikira cyangwa se ukaba wanyandikira kuri nimero yanjye ya WhatsApp 0749777541. Aho ngaho kabisa ushatse uhita unyandikira nkaba nagufasha kuri WhatsApp tudatinze cyane. Rero kandi nta mpamvu zo kuba wakweba kuko izi nzozi kuba zikubayeho si uko wenda biba bizakubaho, no, ahubwo ni uburyo nyine ubwonko bwawe bugenda bugaragaza ibintu bitewe n'ibintu ufite kuba waraciyemo cyangwa se n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye nk'uko wagiye ubyumva hariya kabisa muri ziriya ngingo twahereyeho tugenda tuvuga. Niba ukunze video zacu, ni byiza ko wajya uzisharinga mu magroup ugiye urimo kugira ngo zibashe kuba zagenda zigera kure cyane. Ndabakunda kandi mbifuriza ibyiza.